Nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro n'imigisha ku Mana. Muraho neza, mbashimiye uburyo mukomeje gukurikirana amasomo twigana kugira ngo tubashe kumenya no gusobanukirwa uburyo twakwifasha aho dutuye twivura indwara zitandukanye. Tumaze iminsi rero twiga indwara eshatu, tumaze kwiga indwara ebyiri, iyi ni iya gatatu tugiye kwigaho ku buryo twakwifasha aho dutuye, nka kurangira imiti gakondo aho ngaho ushobora kwifashisha aho ngaho utuye utiriwe ujya kure, ugahita wowe ubishaka bikakugirira umumaro. Nk'ibisanzwe rero bwa mbere tuzi ko twize kuri amibe, kugira ngo ndabibona ko mubikurikira mubireba mukanakurikirana amasomo, ariko ntabwo mbona komenti kugira ngo aho utasobanukiwe mpagusobanurire. Ejo bundi rero noneho twize ku ndwara y'ibere bita imoko. Nzababwira n'indi ndwara y'amabere nayo zirahari, nuko mba nahisemo imwe kugira ngo tuyiganireho, mbabwire umuti wayo, niba hari nawe yindi uzi nyine ukambaza ukayimbwira nkakubwira imiti wayo. Uyu munsi rero tugiye kureba ku mujyanye n'amahumane, umuti uvura amahumane atema. Hari amahumane rero umuntu arwara ku mubiri ugasanga arimo agenda atema, akaza ibintu by'ibisebe n'iki, ayo ngayo niyo rero tugiye kurebaho muri aka kanya. Nimba rero ukomeje kwigana natwe kugira ngo ubashe kumenya ubuzima gakondo n'imiti gakondo, nimba utarakora subscribe banza ukore subscribe, numara kubikora unasharinge abandi bantu nuba wabikunze, kuko ni byiza kandi bizadufasha kwivura twebwe ubwacu. Nk'ibisanzwe rero nka Eminiyo tugiye kuvuga ku mahumane atema. Amahumane atema rero ntago asaba ibintu byinshi, ahubwo asaba ibintu bikeya kandi bigaragara bihari aho hafi utuye. Ngira ngo hafi utuye ntago wahabura amavuta y'inka akuze. Amavuta y'inka akuze, icyo ni kimwe ugomba kuba ufite kiri hafi yawe. Ikindi kintu ugomba kuba ufite igiti bita umuhengeri. Umuhengeri murawuzi cyane kandi aho ngaho mutuye ntabwo mwawubura. Umuhengeri rero ukoresha amababi, urayasekura nyine amababi ukavanga n'amavuta y'inka. Ubwo ufata umuhengeri, amababi ugasekura ukavanga mu tuvuta tw'inka, ariko wawukoresha ari mubisi, wawukoresha wumye, byose nta kibazo. Ariko ibyiza ni uko ufata umuhengeri, amababi ukayanika neza, wamara kuyanika ukayasekura, ukayunguruza akayunguruzo gatoya cyane ku buryo nyine haza agafu, ubundi ukavanga n'amavuta. Ikindi rero cy'ingenzi kigomba kujyana nabyo ni uko ukoresha ivu ryavuye aho abatwa batekera inkono zabo. Ivu nyine ryavuye ku cyokezo cy'abatwa, nabyo uravanga, ukavangamo nyine n'umuhengeri, nyine amababi n'amavuta, ubundi ukajya usiga ku mubiri. Aho ngaho uba wivuye kandi bitakugoye, nta magambo uvuga ntaki, iyo wabonye ibyo ngibyo biragufasha. Ngaho rero mbashimiye neza n'urukundo rwanyu mukomeza kutugaragariza, mukora subscribe, musharinga abandi izi video, mutera comment na like ziba ari ngombwa kugira ngo menye ko turi kumwe.
ubutaha rero isomo tuzarebaho ngiye kujya ngenda nsimbuka, ariko nababwiye neza ko amahumane arimo amoko menshi, ubu ngubu mbabwiye ubwoko bumwe, ubutaha ntabwo tuzava ku mahumane, ahubwo tuzareba uburyo umuntu yakwifashisha yavunitse. Wavunitse nibyo tuzarebaho ubutaha, uburyo umuntu ashobora kwivura imvune. Sharinga rero na telekomenti, nimero yanjye nayibahaye muri video zo hejuru murazibona, mpamagare cyangwa se telekomenti nanjye ndabamo makubereye.